mbere na mbere abanyeshyari babaho kuva isi yaremwa abanyeshyari babayeho kugira n'uyu munsi baracyariho. Cya kabiri kibatera nuko baba bikanga ibyiza uzageraho ukabaruta. Bahora bikanga ibyo uzageraho, bikanga ibiki. Ngira ngo turaza kureba ibimenyetso ushobora kumumenyaho afite wa mutima mubi yavuga ati reka akagira ubwoba. Akenshi umunyeshyari ahora yitinya ko ntacyo ashoboye imbere yawe, agufitira ubwoba bw'uko wadepansa. Reka barashobora kuba ashoboye kamwe ariko karuta ibyo byinshi ijana ashoboye. Haguri kubyumva buri forime ni iyo rwose. Akabashobora kuba afite nk'utuntu twinshi batari koko dukeneye umuntu runaka. Nta wundi muntu wabikora ni runaka ako konyine gusa kakamukorogoshora mu mutwe. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini, nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mbahaye ikaze mwebwe mwese mudukurikiyeho muri hatandukanye. Imana ibaho umugisha cyane. Wowe utameze neza nakubwira ngo wizere Imana izakugirira neza. Ibihe birahinduka. Wowe utameze neza ejo wamera neza, nawe ukamera neza nk'abandi ugashima Imana. Hano ni ku Bumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amazina yanjye ni Jerry nk'uko bisanzwe mubana mu biganiro biri aha ngaha dutegurwa na Reverend Ntambabazi Jean Baptiste. Yesu ashimwe Pastor. Yesu ahimbazwe cyane. Wifurije umunsi mwiza n'ibihe byiza. Urakoze cyane, nanjye nishimiye kukubona nanone. Ni byiza cyane Pastor. Amen. Buriya naraye nibaza, uretse ko mpora nibaza ikibazo buri munsi. Abantu kuki bagira ishyari? Ishyari, abanyeshyari bunguka iki? Bungukirahe? Kuko usanga rimwe muri abo ngabo bagira ishyari, usanga rimwe na rimwe tubana nabo, dukorana nabo, dusengana nabo. Bunguka iki mu kugira ishyari? Ni iki kiranga ubundi muntu ugufitiye ishyari? Ko hari n'umuririmbyi wo mu bihugu by'abaturanyi yavuze ati ikikurya ntuzagishakire kure, gishake mu mwenda wawe. Ntago kikura kiko ndahana ngaho. Nkagaruka nkibaza ubundi umunyeshyari yungukira ibyo akora bikoreshwa n'iki? Akoze cyane. Ubundi wamumenya ute? Akoze cyane. Ndumva ari ibibazo byinshi ariko turabisubiza mu buryo bumwe. Niyo dushimira abadukurikira ku Bumwe bw'Abera pe. Bakomeje tubashimire abagira ibitekerezo, inkunga, inama. Imana ibaduhera umugisha n'ukuri. Ubundi mbere na mbere abanyeshyari babaho kuva isi yaremwa abanyeshyari babayeho kugira n'uyu munsi baracyariho. Cya kabiri kibatera nuko baba bikanga ibyiza uzageraho ukabaruta. Bahora bikanga ibyo uzageraho, bikanga ibiki. Ngira ngo turaza kureba ibimenyetso ushobora kumumenyaho afite wa mutima mubi yavuga ati reka akagira ubwoba. Akenshi umunyeshyari ahora yitinya ko ntacyo ashoboye imbere yawe. Kandi umunyeshyari buri gihe ni umuntu ukubona akabona hari icyo ufite kimurenze cyatuma ugera ku bimurenze, kandi byazamuka cyane hakaba havuka ikindi kibazo. No kuvuga ngo akenshi umunyeshyari, tukakubwira Jerry, ndashaka abantu batwumve neza. Yego. Nta nubwo hari ugirira ishyari ibyo ugezeho, ariko ribi. Nta nakubaza uko wabigezeho.
ahubwo akumva yasenya aho wabigezeho. Icyambere ubundi se hari ishyari ryiza ribaho yishobora ariko ibintu wakoze itamuneri yawe ukuntu kamera neza wahanyigishije ukuntu kureri yawe isa neza. Iryo ni ishyaka ntago ari ishyari. Ni ishyari ryiza ntago ari ishyaka kuko se atabikubajije se ndifuza gukora ibintu byiza nkawe ariko nkugishije iki inama runaka yubatse inzu nanjye ngiye gushaka ukuntu nkora ngiye kuri ya bintu ariko sindi burwanye ibyo yagize gute yagezeho. ntabwo ko kunyumva ariko ndiko kumva ariko nyine ndi gusobanukirwa ukuntu ishyari ryiza. Hari ryiza ni ukuri yego hari agashyari ariko kanaka kuki yageze kuri ibi byagenze gute akaba yaza akakureba tumva ibyo wageze ntabwo binteye kumva ngo ufite ishyari ngo nkubabarire ariko ndifuza unyigishe ntagira gute kuri ikintu ni gute nakora tamuneri nziza ni gute wamfasha nanjye nkagera kuri iki kintu. Yego iryo ritandukanye na wa muntu ukwinja ngo nabonye yarabihinduye da uretse ngo byagenze gutera komera ukudashoboye none usigaye bakureba none narumiwe ntakubajije ngo wabigezeho ute ntashaka kumenya amakuru ubwo ari nibwo nayakene ko wumva afite ikintu cya hypocrisie ikintu cy'uburyarya ikintu cyo kuba ironi akubaza ikintu asa nko gucengeramo hypocrisie ribona uko nshaka gusobanura ahangaha. So nuvuga ngo uwo muntu hari umuntu ushobora atari ko genda abona niriya modoka uriya mugabo yaguze ndayemera tu ariko ntari buyitega imisumari ntari buyitega ikintu ahubwo arakubaza ngo nge nakora nte kugira ngo ngere kuri kiriya kintu. Icyo gihe kwa kwifuza gukora nk'icyo wakoze katubite ko ari ukwifuza kugera aho wageze katubyite gutyo nibura ntayo reka mu ishyari tuvuge ngo ni ukwifuza kugera aho wagize aho wageze akakugisha inama hakaba ari uwo ukashyiraho ishyaka ryo kuhagera hakaba undi we udashaka no kugera kuri ibyo bashaka kumanura. Icyambere batinya imbaraga bakubonamo, kabiri imbaraga ufite ahantu batazi aho uzikura, gatatu guhora wumva uhora uri munsi y'ibirenge byabo ntugire ikintu ujyamo. Mushomba ishyari riva ku bintu byinshi wenda sinzi uraza kubitubwiraho. Hari n'umuntu kugirira ishyari mu by'ukuri hari byinshi akurusha ariko ugasanga ako kamwe abantu bagukundira nako kamuteye ishyari yumva ko ari we waba ugafite. Nyine agufitira ubwoba bw'uko wadepansa. Rega barashobora kuba ashoboye kamwe ariko karuta ibyo byinshi ijana ashoboye. Ntabwo uri kubyumva buriya. Forime ni iyo rwose. Akabashobora kuba afite nk'utuntu twinshi batari koko dukeneye umuntu runaka. Nta wundi muntu wabikora ni runaka ako konyine gusa kakamukorogoshora mu mutwe. Kandi asanzwe afite n'ibindi nawe byamubeshaho neza. Ariko ako kantu uko yumva ugiye kuba urwego rwiza ngo amata aryoshye abahehe bati nta handi bayagira. Ubwo induru zikavuga ati reka se amata yese kubera bintu hari bapfundikanya ashyiramo n'ifarini nakuvangira. Ako konyine kumva uvuzwe bikamubangamira. Rimwe ngo umuntu yaganiriye n'umwami amubwira ati jyewe sinsabye ngo umpinga wicaye mu nama uzahamagare gusa nunamunyongorere byonyine nushaka no kintu mubwire nigendere. Umwami aramuhamagara arunama aramwongorera ati wa kibwawe ushaka iki ibyo gusa yonyine. Uwo munsi abatware abakomeye bajya kumushaka bati je uzanyihera ibyo. Yambwiye ati wa kibwawe gutyo umuhungu aramanuka atakubwira cyara bihorera abaza n'inka abuzima buri ko gusa kumva umwami yamuhamagaye yarangiza akamwongora kandi aranamututse ati wa kibwawe ubundi bizakumarira iki kunyegera gusa harimo inka se. Ariko bwakeye umusozi wase wakwiriye ati umwami yakongoreye umuntu umwongorera yageze yate yabyumvise ate. So ndashaka kubwira ngo hari akantu kamwe Jerry ushobora kubuzwiho gatera abantu ishyari. Ubundi ishyari riva ku kantu gatoya gatuma umenyekana. Bihoranira abanyeshyari bihoranira icyizere gike yuko ubasha kubacaho. Njye nibuka nagiye kwigisha ahantu mu torero ryacu ahantu simavuganaho ndigisha nicaye umushumba arambwira ngo nubwo tukurwanya ariko turusha amavuta. Ese ubwo ujye ubivugiye iki ngo ati shatse turakurwanya ariko aturigisha twa kintu tuvuga. Imbaraga rero mfite nizunuka ukuntu umuntu ndwanya niho nkura imbaraga. Nuko burya mu ifumbire niho havuka nk'ibintu bikomeye. Urumva rero hari akantu
noneho bakagira ubwo babura aho bagushyira kuko ibyo uzi bikeneye wowe nta handi n'undi ntaho bari buce ni wowe ako noneho kakamukora kandi kundi mwamwihoreye nkabashakira undi ngo rega nawe yagerageza ati oya ni wowe ubikora neza byo kwezista bavuga ati turashaka Jerry nta wundi ntararasinziriye akakubikira imbere uzi ko ntarenze ko n'abagabo bagira ishyari yego korera n'abasore n'abasore n'abana rega ishyari riba mu maraso mbere y'umuntu nako si ishyari ritera umuntu yakwizenga atsinde nk'avuga kumva yaca impapuro y'amakayi ngo utabona note hari byose bitangira ariko akenshi hari umukobwa babanaga ari babiri noneho umwe aza kugura agakanzu yarakambaraga abantu bose bakavuga wawo karakubereye none undi we akakamutira undi akamutiza nta kibazo ariko ntibavuge ko kamubereye nka wa wundi noneho umunsi umwe aza kugacishamo urwembe tu yaratiye ntabwo ari sayizi kandi ikindi yatiye aho yanyuze babonye ikanzu ifite nyirayo urumva ako kantu gucishamo urwembe kugira ngo atazongera kumva ka kantu kavuga ngo kanaka araberewe none se ko hari igihe abantu barakara ko ufite inshuti nyinshi nabyo bikababera umutwaro bakagira ishyari hano n'umwigeze kumbwira ati reko pastor yonsengere ati mfite ambutiyaje y'abantu bankunda nticyampiye ambutiyaje kazi wanjye ubundi ko abantu bagukunda bagushaka bigutwaye iki umunyeshyari buri gihe abatinya aba yifitemo ikintu cy'ubwoba n'umuhangayiko wo kumva ko uzamurusha uzamusiga uzamenyekana bikamutera kuba yagira ikibazo kugira ngo ndagusobanurire neza nibura niyo mpamvu kanaka mugenzi wacu abantu bagufitiye ishyari hari n'ibyo bakubona mutibonamo ikintu cya mbere kiranga abo bantu bambwiraga cya mbere kiranga uwo muntu buri gihe aba ashaka kumenya amakuru agize amabanga yawe hahandi imbere ku isoko aba akeneye kumenya amakuru ariko kuko urabona buri gihe kugira ngo ugere kuri telefone no kubona password yanjye kugera ku makuru ugere kuri account yanjye nubwo naguha karita ya ATM ntaguhaye code ntibikunda aba yifuza kudekoda kumenya password yawe kugira ngo amenye amakuru y'ibanga wamuhisha kuko burya ikizakubwira umugabo ufite vision kutandeba nubwo njye nkomirije umugore ufite vision umwana ukiri muto ufite vision umusore n'umukobwa ufite vision uwo ari wese ufite icyerekezo kizima uzasanga ubuzima bwe ari amabanga yewe nta mabanga agihari nta makuru ufite nyamara uzabibona ati na wa wundi yabavugaga ngo imyanya y'ibanga ngo nta myanya y'ibanga ikibaho ngo kereka impyiko zonyine nizo tutakibona bishatse kuvuga ngo bimwe ujye twigisha mu minsi yashize abantu barabyumvise hari ibintu tugomba kugirira ibanga kuko byonyine n'ibi bintu ibi bituma tutabika ibanga wagiye wapostinze wabonye graduation mu bintu promotion wapostinze ariko njye nagupostinga ko naje sinagupostinga ishuri ko narisabye je upostinga ko yashoje it's okay noneho upostinga letter admission letter abaho so nawe barasipostinga ariko bataranamwemerera position bayiguhaye ariko kuko akomere kujya kwiga hari n'uvuga ati ndapostinga nzagira anniversaire kuri 15 nanjye nyifite uyu munsi ntawe nabwiye happy birthday thank you urumva yego nuvuga ngo ugasanga we avuga amabanga uzasanga uwo muntu ufite nyamara ikintu cyumve kiremereye umuntu wese ufite icyerekezo kizima uzasanga ubuzima bwe ari ibanga ku muhanda azaba hari ariko ntuzamenye ko ari gusiza ikibanza abantu uzareba abakire azapostinga ko yavuye i Burayi ntago wamubona yapostinga ntuzamenya ko yuri indege uzamubona ari imbere y'isahani no mu mafoto azagukwipa ni abantu ubona ibintu byabo gupfa kubimenya bigoye uwo muntu numubona ati gera ati kaka mashini kaje bino dusangire fanta uzi igihe kazi uzi uburyo kajemo ati kamera yaje
kandi ubwo yarayitumiye yarabiteguye ariko ngwino yisetingire kubitwa n'inkuba bavuga se cyakora ati none se ati ko ngushaka uri he ati nagira ngo uze dusangire nk'inshuti yanjye dore fiance wanjye gahita atera ivu mureba ariko ntiwari uzigiye abivugiye ako umuntu aba ari sawa nibyo nshaka aba ari sawa umuntu ubona kuzasanga abantu batunguza abantu ibikorwa agatumira imodoka bivuga akayitumiza aho izava agaceceka akazabahamagara mubibona yiparitse mu rugo mane dubaraza kugenda iyi ntayirambiwe urabona nzagira gutya nzajya muri banki ndebera akagafoto n'indi gushaka urakabona ute urumva bano bantu bakunze gutunguza ibikorwa uzabasanga ari abantu b'intwari bazagira ku kintu bifuza ubu ushobora gutira nk'urugero nkatwe tuvuge nk'abari tumaze ko dukora ikiganiro hano haravuga atari ko buriya si kuki kanaka cano yazamutse ukumva abarwa n'ubuzamuke bwayo ariko nta kubajije ngo byagenze gute icyo gihe umunyabwenge nawe wagira gute agomba umuntu wese agira kode ye hari ikindi kibazo uzasanga umuntu ushobora kuzatera imbere ngiye nkubwiza ukuri buri ashobora no kubona n'amanota ubona ntiyishimye gusa akakwereka umusaruro akakwereka fiance invitation igeze hafi aha ngaha kavuga ati ariko ubundi uzatura he cyarateguwe ubundi uzatura he kavuga ati ndimo ndashakisha ngo nzakubwira kandi nizagize gute atari ko buriya nubwo uri kureba nahisemo gutura hafi yawe ariko hari abandi bavuga ibintu bagatwika bakavuga uko bazagenda ku kibuga cy'indege agafotora muri resitora agafotora agatasi k'icyayi agafotora inyoni kaguruka agafotora agashyamba ugasanga ibintu bye ntibihishwe rero umunyeshyari buri gihe aba yifuza kumenya amakuru y'ibanga ahishwe kuko ibyo bihishwe n'intsinzi yawe ntagashaka ibyoroheje oya kumenya aho uzajya ibirori uzajyamo kumenya amasosho media n'amakawunti yawe ujya ubaho kugira ngo akubiteho nka komenti igusenya yahinduye akawunti namba username yahinduye username yahinduye ibintu byose akaba yagukubitaho ikintu kigusenya ntiwahoza amaso kuri social media zawe ntiwabihoza amaso ntabwo wakwirirwa kuri Twitter ureba abantu bakoze comment ntiwakwirirwa ntabwo ashobora ibyo bintu byose kindi kumenya banki izaguha credit kugira ngo hagire amakuru atanga muperereza urumva neza kibaba bifuza ko ugera ku byishimo byawe n'intsinzi yawe kuko birababaza abanyeshyari sakura kumviza ni umuntu udakeneye kumva wishimye mu buzima cyangwa kugufasha guserebura intsinzi yawe noneho mushumba aba bantu nyine bakwereka ko bagufitiye impuhwe nyinshi cyane kugira ngo bagukureho ya makuru abitse yego ariko nawe tuvugute n'umuntu gucyari maze tuzabisobanura yego ikindi agomba gushakisha amakuru yaba boss bawe cyangwa umufatanya cyangwa ya fiance wawe cyangwa wa muntu wawe akaguteranya mugiye guhuriraho bizakugirira akamaro kugira ngo akurogere icyerekezo cyawe utazagera ku byishimo n'intsinzi ngo nicyo kibarya ubundi umunyeshyari aribwa no kubona wishimye aribwa no kubona wageze ku ntsinzi Mugisha wumvise ugahisa bikorora cyane Mugisha aho ari akajambo rakumvise ibyo byumva ngo aravuga tumva ntabwo ibintu byashoboka ashobora kumbana na kariya kazi azanyishimana ni gutaza mtu yahuye na nambabazi yahuye ashakisha amakuru yakura kuba gufiteho ubushobozi n'abakugirira akamaro bose kugira ngo utagera kuri ya ntego noneho hari igihe agera nko kuba kuri abo bantu agasanga nabo bifitemo faiblesse yo kumva amabwire bya bindi gutati biretse nzakubwira ntibana kubwira ati byarapfuye ubwo ubona ugasanga wagiye kubyina ko watsinka niko se kana se ya gahunda yagenze gute wambwiraga arabizi icyo yakoze azi n'icyo byabyaye agarutse kugira ngo akumvishe noneho n'ubu ufite umutwe utusuka ati ntiwamubonye se kuko burya umwanzi ukwanga ntabwo yagukuraho amakuru ntibibaho amakuru yakurwaho n'inshuti mwanzi
iri muri wowe imbere cikuraco uwo mugenda nazi ibyo bintu. Ikindi abagomba gukoresha imbaraga zose ni umunyeshyari kugira ngo utarenga urwego wari uriho, ho kururengaho ni igikomere ku buzima bwe. kurenga revo wari uriho ikindi kibaho ni byinshi twavuga. Akoresha ubushobozi bwose bubaho nubaho hose kugira ngo amenye amakonekisiyo yawe yose. Yego, urumva? Kubera ko aba adafite amakuru yawe, atanasobanukiwe, nta byinshi yagize, ahita agira ubwoba bw'uko hari igihe nawe uzamuvumbura aho yagushenye, agahita agusenya mbere. Abatanguranwa n'igihe umubwirwa n'iki? Ariko shati numvise kwa kana kabakuvuga gutyo kunuko gahita umubwira nihitiraga buriya ngenda, ariko atica mbere ya ofisi numva ukuntu bavuze kanguye mu gutyo, kumbi yarakagize gute, yarakajyanye. Ubwo baraguti ati niko bimeze, ati barabyishe, no agahita aterura bya bindi byose wazanye akira, ati dore wa muntu ngo yamunahakana, dore twari kumwe foto abati ariko je twakufashaga selfie hano turi gusangira. None murampakana gute ibyo nabwiye atari ukuri, kandi twari twasangiraga mbahe na audio ati yikorere twabibonye byihorere birahagije. Kabara hashenye tegereza kumbe inshuti muri wowe, inshuti mwanzi muri wowe. Kuko bimutera kubabara. Cyo ni ikimenyetso kindi. Cyanyuma gitujya nko gusoza, sinzi iminota y'amatarimo tubimara, uzasanga buri gihe ashishikazwa no kumenya ibintu byawe byose, no gushakisha abakugira inama, kugira ngo abone uko atesha agaciro ubushobozi bwawe. Yego. Cyanyuma kindi kibanzize cyanyuma nka bitatu, ni ukuvuga ngo iyo ageze imbere y'abantu buri gihe muri kumwe aragushima, ariko yagera imbere ntatereka ariko yase ni muntu cyuriye agushima akubureba. Kuko bagomba gutesha agaciro ubushobozi n'ubuhanga n'ubwenge bwawe. Ikindi ahorana ubwoba bwo kumenya nihe ntambwe bateye, no kumenya umva abagerageza gushakisha impamvu no kugira ngo nagera aho hantu atesha agaciro ubushobozi bwawe. Aruzi neza ko ikindi kimuranga nawe ubwo yagutesha agaciro muri kumwe, kandi abikora muri brag uzabishobora. Ntabwo uri mu rwego rwawe, uzwi nande, uruwo kwande, wabigenza gute, wabyihoreye ukareka babishobora bafite n'imiryango nkawe se koko. Ubwo niyo myaka n'ubwo buryo urumva ibintu ari byawe koko, ukumva ni umujyanama, kumbi ni umunyeshyari, kandi wamubwiye umushinga wagiye kutawukora, kukwereka ko wakererewe, si igihe cyawe, si igihe cyabyo. Ubwo se urabona yukora nko mu kwezi kwa mbere, mu kwa karindwi ntibibaho. Urumva by'ukuri, ariko si igihe kugira ngo ibyo ugomba kumenya. Nvuga ngo buri gihe akubwira ko wakererewe cyangwa uje mbere yabyo, cyangwa utabibasha, akakwereka za obstacle bitashoboka. Kuko icyadashaka ni iki? Ni ibintu bibiri nakubwiye. Bingahe? Bibiri wabwiye. Kugutesha ibyishimo ushaka kugeraho, no kukubuza kugera ku ntsinzi yawe. Kuko nuyigeraho uzaba musize avunika umutima, kabone nubwo afite ibya mirenge, afite iby'abantu benshi, afite iby'abashoboka, afite ibiraka byamuha amamiliyoni n'amamiliyoni, ariko ababajwe na twaduhumbi ijana twawe, ko dushobora kuba twakora ikindi kintu kidasanzwe. Sinabwo bizi dutangira ca n'ubumwe bw'abera yitwa ngo morning blessings, ati ibyo Rwanda n'iki bizashoboka, ntambara nyinshi, n'iki byose n'utundi twose. Ariko ugasanga uyu munsi wa none 10,000 nabyinjiza, abyo ntago bibaho, ibyemo n'ibiki ntabikunda, kandi ugasanga we ibyo arimo kubuza, ahubwo icyo akeneye ni kugira ngo utabikora. Jeri abadukurikiye batwumva, kugira ngo akubuze ibintu bingahe? Bibiri.
kugera ku byishimo byawe no kugera ku ntsinzi yawe, ariko gusohora kw'inzozi zawe zari zikurimo icyo ushaka kuzaba cyo. Arabyitambika koko, kandi buri gihe anakwitambika muri kumwe. Ese ko nakubuza ure ngo tuganire, none se wa mushinga ugeze hera? Ntabwo umuntu umamagara akabanza kumbaza aho ndi. Ya nyina byumva nawe. Jewe rwose birambangamira. Aro, uri he? Ndi hese gute? Kabiri uzi igikurikiraho se? Iyo umubwiye tumanga uri kumwe nande? Ati bari kumwe na kanaka. Ati kanaka? Ubwo bamenyanye bate? Ubwo bari kuvuga ni gatatu. Ese nari kubasanga basamwe mukora ibintu biremereye. Magusange. Magusanga. Nawe ati nakubwira ati we, ati ntacyo, ati ngo nibyo nashaka kumenya urabeho. Si kuko icyo adashaka ni ibintu bingahe. Impamvu abanyeshyari bahaguruka n'ibimenyetso nguhaye, bakeneye kugera ku ntsinzi yawe, bakeneye ko wuzura ibyishimo wari ukeneye, ntibakeneye kurongora, ntibakeneye kurongorwa, ntibakeneye gucuruza, ntibakeneye kugura imodoka, ntibakeneye ko abana biga neza, ntibakeneye gutera imbere, ntibakeneye kuba pasiteri, ntibakeneye kuba umubikira, ntibakeneye kuba padiri, ntibakeneye gutwara imodoka, ntibakeneye gutwara perimi, ntibakeneye kumenyekana. Mbega nta na rimwe bakeneye ibintu, kandi bazakubera incakura n'indyaryo, bagucengere, bagucangacange, bakurundure, basigara bavuga ngo se mbona ashoboye uriya. Ese musho naranza gato nkasoza. Yego. Ahubwo atekwa ibintu wabyihoreye, ati ibintu ariko ko bitazaguhira. Ukahita ubwira nk'abantu uti ya gahunda mbaye nk'uyisubitse. Sinabwiye ko nta bushobozi. Dore ubwo mbihera umuntu. Asanga ya projet ikozwe n'abandi, bikozwe n'abandi, nawe uraho unazuba. Yego ngaho mbwira. Umunyeshyari mubi kurusha abandi nomeze ati n'utwegereye cyane, n'uwo tutaziranye, n'uwo dufite aho duhurira, ninde? Ngucira umugani. Umugani akariho. Baravuga ngo inshuti y'agahato n'umuturanyi wawe. Aho wamushyira? Erega ukuryarya ntiyakuryarya distance. Closer. Hafi. Ubwo ati buri umudamu wanje mu gihe tutabyare ko cha Imana yaduha umudamu afite inda y'amezi 2 atarabyaye koko. Ubwo niba adakijirwa agiye gushaka avuga ati wayikuramo. Kuko wavuze umuntu wabugufi wamurongeki. Nkuko nakubwiye ngo inshuti. Kayo ngoko. Inshuti y'agahato umuturanyi. Aho wamushyira, aho wamutabara cyane, ugomba kumufasha ubikunze utabikunze, kuko ni inshuti y'iki y'agahato utari bwigizeyo, muraturanye muhana. Apana ngo gutana inshuti mbi baturana n'ikigunda, je ntago mbirimo, ntago mba mu kigunda, ariko bikubyange bikunde umuntu muraturanye, uzikaguhangamira, uzikaguhiga, uzikadakunda ubuzima, ariko uramushyira, uramwimukase, urahungase, ubwo mukaba inshuti z'agahato nyine no kwirinda. Ikiza rero gikuri muri ibi bintu tumaze kubona ibintu bimenyetso, impamvu nuko yabuze amabanga yawe, tuzamenye ukuntu bana nabo. Kirageze uhisha ibikorwa byawe, yenda bigaragaza ari ibintu utashobora guhisha. Ntiwahisha inzu, ariko wahisha igihe uzayubakira. Wahisha imodoka, ntiwahisha imodoka, ariko bazayibona ku muhanda cyane. Ntabwo wahisha inda bazabona batwite, ariko niyo ukwezi kumwe barayivuga. Ntabwo wahisha bakayitongera amagambo kugeza igeze mu mezi 9 ngaho uri muri uhita ati imodoka nshobora kutayiguhisha yageze mu gipangu, ariko kuvaho nzayikuraho bayizana kugera aho nayikuraho ntabwo bayibonye. Cya kabiri, credit muri banki bari bumwe, singendana nawe, ntabwo uri umwavoka, nturi notaire ugiye kunsinyira. Kucyumva ko amakuru yawe yajya ku musozi. Noneho hariho kurinda ibyo duteganya. Good. Noneho hakabaho no gusigasira ibyo tugeze. Yego. Tubirinda ubundi buryo bw'amakuru yandi ataratanzwe. Yego. Kugira ngo birambe. Kuko hari ikintu utarwanya. Ntabwo wasenya inzu yuzuye kandi nayo bose ifite ibyangombwa. Modoka nta icyo utari bukora ubundi. Ariko nurangiza kandi ikindi ubiproteje cyane, ubirindishe kandi kubigira nk'ibanga.
icyo nicyo kandi cya kabiri bwa mbere tuganira byibuka nabwiye ngo love all but trust no one. love all. Kabiri nakunze benshi izera wowe gusa ugomba humura kumenya ko waririra hose no muri Amerika ntiwaririra bose ubwo kuyisa uncanga narindi kwemera wasekera bose ariko wasekera hose ariko ntiwasekera bose wasekera hose ntiwasekera bose oya muri dushe mu nzu muri kihe bose wasekera muri public byose ariko hari abantu udashobora gusekera imbere kuko iseko yawe ubwayo nayo ni ikibazo iramukorogoshora abati ntubarongera arasetse ko biriya byinyo bye ageze ku ntsinzi uriya muntu ariko imbaraga zivana ako kantu rero ukagumana kitwa ngo ariko ngo abigenza gute ngo agere gute akantu umuntu uzakagumana azagera ku ntsinzi ikwiye twigisha kwangana twigisha kwirinda no kumenya uko utwara ibintu byawe neza kandi ntawe ubangamiye gusa ukamenya ko inshuti y'agahato umuturanyi inshuti y'agahato kuri YouTube ni umuhuza kazagusaba tripod rimwe azagira ibindi akora azagusaba itara hari ibintu azakora kandi uzi neza diruze gusa ikindi cyama ngiye gusoza nihagira umuntu ukubwira amakuru y'umuguru uti byasanzwe mbizi kabiri ndumva nta bishya birimo n'ibisanzwe mbizi ngewe nta kibazo hari ukuntu woroshya ubuzima rero ngo bagica ngize abantu kwiye kwirinda kumwe gabera ministries niba ushaka gutera imbere ushaka gukomeza kuko umwanzi icyo adashaka no kugira ibyishimo no kugera ku ntsinzi yawe twaguhaye ibimenyetso irinde rinda amabanga y'ibyo ukora numara no kubigeraho bungabunga icyo wagezeho nkundiye nasoza niba nta kibazo kindi warenzaho yewe ubwo ibibazo bindi reka mbiharire abari badukurikiye njyewe ibyo nari mfite nabibajije ubwo reka duharire abadukurikiranye ni nacyo kigaragaza yuko bakurikiye ni uko hari aho bumva aho badasobanukiwe bakabaza kugira ngo tubashe kubaho neza ibi byose rero ubikorera kugira ngo abantu bamenye ukuri kandi ukuri ko babature mushumba ndagushimiye cyane akoze cyane Imana iguhe umugisha